ngo arangije ngo aranagapfundikira. Hari abantu bagiye babohera akato bakanagapfundikira, baravuze ngo nubwo mushatse akanakato ni amagambo nubwo ushatse, barangije bazana umutima urimo baragapfundikira ngo ntabwo urugo ruzagira ute, ntabwo ruzakomera. Vuga ngo baragapfundikiye. Ndashaka tuza gusenga uyu munsi, twujye duhamagara Imana tuyibwira ngo nzi yuko umugambi wawe ugishoboye. Uyu munsi waduhagurutse twice tukaba abandi bantu. Bagiye bapfundikira akato, baravuga ati nubwo akazu kagiyemo ntabwo kazakomera. Bapfundikiye akato ati nubwo urusengero rushinze ntaho ruzagera. Ndashaka kuvuga ngo batangarize ngo bazongera bakubone, bakubonye urushinge bavuga amagambo, ariko Imana ikiri ku ngoma. Iyakumenye kera utari waba urusoro, iyakwejeje utari wavuka, iracyafite umugambi ku buzima bwawe. Amen. Ariko haleluya, baragapfundikira. Vuga ngo aragapfundikira, vuga ngo aragapfundikira. Baravuze ngo nubwo mubyaye abana ntabwo muzabarera, baravuze ngo ntabwo muzatuma baziga, babateze iminsi baragapfundikiye. Baravuze ngo nubwo babanye ariko ntibabanye neza, vuga ngo baragapfundikiye. Baravuze ngo nubwo bahora bakodesha n'ubundi bazagwa ku gasi, vuga ngo baragapfundikiye. Ndashaka kuvuga ngo mushiki wa Mose witare ngo rebe kiri bumubeho, vuga ngo agiye kukibona. Ariko Bibiliya ivuga ngo arakajyana ngo agashyira ku nkombe y'iki y'uruzi. Iyo bavuga uruzi bavuga yuko nta muntu wamaraga iminota 25. Gisomye mu bindi bitabo bisobanura bya Bibiliya. Ariko Mose yaraharaye aranahirirwa. Imana ngo itagireba nk'abantu, Imana igikurikira ijambo yavuze, Imana igireba abantu barengana ikabarenganura, Imana ijya yita ku muntu wasanze ntasebe, Imana ijya igenda hiherereye ikahareba. Imana ngo irirukanka iragenda ijya kwa Farawo wahigaga Mose ngo itutubikanisha iby'umukobwa wa Farawo. Vuga ngo Imana igira bizana ntibakura ntabwo bakureba. Imana igira bizana, Imana igira bibuza amahoro, Imana igira itsibuza amahoro kugira ngo utabarwe. Imana igira itsibuza amahoro kugira ngo nawe wongere ugaragare ngo ndi bushasha. Imana igira itsibuza amahoro abagukangaga bika. Imana igira itsibuza amahoro abaguteraga ubwoba bagira ubwoba bwabo kugira ngo amere n'ubutumbi. Ijambo rikomeye biravuga ngo Imana iramwirukanka imurenza pisine zo kumwaka, imurenza abandi bogera bakome, babwira bajya ati byakomeye nimuze tugere. Ngo baragenda bagera ahandi Mose yarari. Ndashaka ngo utangarize ngo aha hantu Imana irahazi. Hanyuma mubwire ngo mu nzira zirenga 1000 irimo. Hari abo yagicisha ku gataro bakagira amaduka avuga ngo nawe hari iyindi nzira Imana yabicisha muri bikindi. Mubwire ngo mu nzira zirenga 1000 Imana hari yawe yaharuye, kandi inzira Imana yaharuye nta muntu uzayica. Iyi nzira Imana yaharuye nta uzahandi izaca. Ariko mubwire ngo iraha. Ariko haleluya, ijambo rikomeye tugiye gusenga mu kanwa. Ngo aragenda ngo abaje bagendaga ku nkombe ya Rwaruzi. Vuga ngo ku nkombe ya Rwaruzi. Ubundi iyo bavuga uruzi mu buryo bwo mu mwuka usize rurarwa hariya, iyo bavuga uruzi mu buryo bwo mu mwuka, buriya rukunda gusobanura ikintu cyitwa buriya ubupfu. Uranyumva? Bagenda ahantu Mose ari gupfira. Vuga ngo ubutabazi bwawe Imana ifite izabucisha. Vuga ngo bagenda aho Mose. Iyo mvuze ababaja bewe mvuga marayika, abamarayika. Iyo mvuze umukobwa mvuga Yesu. Haleluya! Ngo bagenda ahangaha. Hanyuma ngo bararabuka, vuga ngo bararabuka. Ubundi mu cyiciro muracyuba kinya cyangwa igwacu. Vuga ngo bararabuka. Baravuga ati ariko se ko tubona akantu gapfundikiriya nubwo abantu bazi gutagaragara. Umunsi yatemba, bese umunsi yaje kuri
umukombe uryamyeho bazabimenya yuko wari uhari impamvu bagutambukaho ntabwo aribo bagomba kugutabara vuga ngo barabona bukomeje ngo bakimara kurabukwa ngo babonamo ngo kakato wa mukobwa ngo wa Farawo nawe ngo bamwagize ute abarakabonye ngo yumva agize amatsiko aravuga ati mugende mujye kukanzanira ariko haleluya aho wansize Yesu ndahibuka ni nawe uzahamura n'ukuri haleluya Bibiliya ivuga ngo bakimara kukageraho ngo arakareba ngo akitegereje ngabona harimo ngo akana kugira ngo harimo akana ngo abonye harimo akana ngo kakana gakimara kumubona ngo karabimenya kararira siko twasomye ijambo rivuga ngo amubonye ngo ararira mbibutse ko uyu munsi usomye mu bitabo hose mu bantu basomye biranabize teology ntabwo bakubwira ko uyu munsi akivuka yigeze arira impamvu wanze kurira nuko utari ufite uririra impamvu ubona utagiye kuri banki kuguza nuko ntacyo kuvuga ufite ariko ndakubwiye ngo umunsi umukobwa yaje nawe uzarira uyu mwana ngo akimara kumukubita amaso amenya yuko yaje ngo ararira mbibutse ko hari amarira twabuze bitewe n'igihe tuhagazemo hari amarira utarira umugabo wawe bitewe n'igihe ntiyaguha bibiri uvuga mu mabitanu ahubwo nta kazi ugira waririra urarira se ufite akazi fatanya ifatwa wowe ntabwo ari no gufata fatwa uretse kwikopesha ku bwato uzayazana ryari nta marira washyira ku mateka w'umuturanyi ufite akazi se ayo marira uri kuyatura nde ntabwo ushobora kujya kugura umwenda mujye gushaka uri ugura 50 ingahe ayo marira wayakura hari yo kuvuga ati mpereza umwenda bingahe yasugira kaye kazi ariko reka nkubwire ijambo rikomeye ndi ku ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntujya ubuzima bw'umuntu wayo nubwo umunsi ugayitse Imana iracyagufiteho umugambi kandi Imana yabihindura bigahinduka abantu bakabimenya haleluya wakimara kurira uyu mukobwa wamugira impuhwe twahasomye ngo aramubabarira impamvu abantu bose batakugira impuhwe nuko Yesu atari yaza impamvu abantu bose bagusuzugura ntabwo yari yaza impamvu abantu bagufasha ijambo nuko ijambo ryo ritari ryahamanuka impamvu abantu bagufasha uko bashaka nuko uyu muntu atari yaza marayika yohereje Bibiliya avuga ngo aravuga ati disi ni umwana w'iki w'Abaheburayo bisobanura ati kumbi ni umwana wari w'isezerano mwako kanya mushiki we wari warihishe ngo wari warihishe mpanure mvuge ngo abantu bagutaye nabonye Imana igiye gutuma kuzana ikintu gituma bakugarukira nagiye kubona mbona abantu baguteza iminsi bagiye kuza bakabasaba imbabazi mw'abantu mwateranye nabonye abantu babimye agaciro bagiye kugaruka bakabagarurire kubera ko hari ikintu Imana yakoze muri ayo materaniro nabonye Imana igiye kubohora abantu bari baboshwe n'amadeni nabonye abantu basubiwe muri karitsiye Imana ibimeye ku musozi abantu babubaha haleluya ijambo rikomeye arangije ngo umukobwa wa Farawo mushiki we Pito wa Mose aho ngo yari yaritegeye niko twasomye ngo yaritegeye ngo arebe ikiri bumube bimubeho hari abantu bavuze ngo nuko bagiye muri rusengero ko ari runaka ntabwo buzakomera bazavamo nta minsi itirashi none ashobora kubashize cyumweru n'amezi arashize n'imyaka izaje haleluya haleluya amen ariko haleluya amen Bibiliya ivuga ngo wa mukobwa mushiki we wakimara kubona umukobwa wa Farawo yahahingutse ngo ahita ngo yarihishe ngo ahita agaragara impamvu abantu batagaragaye mu bukwe bwabo impamvu batagaragaye ngo babereze invitasiyo impamvu batagaragaye ngo babatumire nuko mwe mukiri mu kato bamapfundikiwemo umunsi marayika yagukuye muri ako kato uzajya wakira invitasiyo ya mbere impamvu batagutumira
kireme kandi irazatereka ndebe ikiri mu mubeho, niba ari imbwa zizamurya, niba ari inyamaswa zivuye reka ndebe undi zizamutanya, niba zizahera kwino, niba zizahera ku gitsi, niba zizahera ku matwi, mbese reka ngo nitare ndebe. Aho kugira ngo ajye kumutaba ngo yaritaruye, niko twasomye ijambo, ntabwo ndi kubabeshya. Ijambo rikomeye araza agatari kumundeka nkwibarize, ntabwo nakuzanira umuntu wabasha kumurera. Umukobwa atari ko sundi uyu ngaturutse he, ati nyamara ndabizi, ati ndetse nta nubwo naza n'uwakure n'uwo mu Baheburayo. Muri make ni umuntu wasezeranijwe isezerano, naza atangira kuvuga ati nanjye byo narasengaga naragusengeraga. Uranyumva? Ati ibyo cyagiye wararaga mu butayu hano Kanyarira, nanjye nawe gadusoma taneta. Ati cyaguriye kwa pastor runaka, nanjye nawe narasengera mu birembo kuri ADP, ariko twese twaragurukaga tugahurira mu mwuka. Ariko y'Imana igutabaye abantu ntibabura ibyo bavuga. Ariko Imana dufite Imana ifite imbaraga zijya zibasha kumwaza abadayimoni bagacoceka, amagambo akongera agahinduka. Yibutse ko y'Imana yahinduye amagambo. Iyo yahinduye amagambo n'abantu barayahindura. Imana igifata amagambo abantu bavugaga, Imana ikahinduramo indirimbo z'amashimwe. Uranyumva? Imana igafata abantu banditse, Imana ikabisiba abanditse urupfu bakongera bakandika ubuzima. Ababonye usabiriza bakavuga ati burya kumburiya nawe akwiye gusabwa. Mbibutse ko Imana yigufiteho umugambi, ntabwo ishobora kuyoba ku buzima bw'umuntu. Aramubwira ati uwo muntu wamufite ati ndamufite, niba umufite genda umuzane. Ntabwo zari impuhwe. Niyo mpamvu twasomye ijambo rivuga ngo Petero yarasinze agateba asiga 16, babiri ngo barindaga inzu y'imbohe. Nta muntu ujya wibeshya ku muntu Imana yigeze ivugaho. Haleluya, tujye gusenga Imana. Bibiliya iravuga ngo itorero ryakomeje gutotezwa, ritotejwe bafata Yakobo ngo bamwicishe inkota mbere se wa Yohana. Noneho abamwishe abayuda ngo batangira kwishima bavuga ati kajyaga gahanura, kigeraga gashumba, kavugaga yuko Imana ivuze ko nako mbona nabwo babwishe iyi Imana itabatabaye n'Imana ki. Ngo abayuda bagenzi babo ngo batangira gukuma amashyi ngo barishima. Bakimara kwishima kuko Yakobo mwene se wa Yohana bamwicishije inkota, ngo wari ubishe nawe ngo arishima, ashaka ngo no kwiyongeza witwa Petero. Vuga ngo hari ubwoko butajya bwiyongezwa. Vuga ngo hari umuntu utajya upfa kwiyongezwa uko biboneye. Bibiliya iravuga ngo aramufata ngo amushyira mu nzu y'imbohe, atanga itangazo ati ku munsi wa Pasika mu gihe cy'imitsima uyu nguyu tuzamurya. Akimara gutanga itangazo abantu barindira yuko ngo azapfa. Bibiliya ivuga ngo abantu bari bazi gusenga badafite ishyari, bari itorero baragenda ngo barihera bajya mu cyumba cy'amasengesho, baravuga ati Mana wavuganye natwe ko icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru uzaba ugihambiriye, wavuze ko icyo tuzagusaba mu izina ryawe uzakiduhereza. Tugusabye Petero twagiranye ibihe byiza, Mana turamugusaba. Ngo akimara gusenga n'inzugi zirakinguka mu ijuru, marayika ngo aramanuka, ngo akimara kumanuka ngo aragenda ajya kuri ya nzu y'imbohe. Naribuze ngo isengesho wasenze Imana ritumbagize, marayika manuke agukure mu nzu y'imbohe bari barakuboheyemo. Nubwo abantu bategereje kuzaseba babone wasobanutse kuko Imana agukuye mu nzu y'imbohe wafungiwemo. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo marayika ngo aramanuka ajya kuri ya nzu y'imbohe. Vuga ngo yijya. Ngo aragenda yinjira atibona koma. Petero ngo yari yaramaze kwiyakira. Muri aya materaniro n'abantu Imana yambwiye ngo bariyakiriye, bazi ko ubuzima bwarangiye. Imana yambwiye ngo izanye ubundi buryo. Hari abantu biyakira ati n'ubundi akazi maze imyaka 5 ntakongira, niyo nkabonye n'icyaka cy'iminsi 3 n'ubuyede niyo ngiye kubwaka nta wabumba, igifundi kukiga byaranze, imyaka mfite nasaba akazi. Bamaze kwiyakira. Imana yambwiye ngo mu nzira igira igiye guca n'inzira z'abantu bayo kandi muri aya materaniro. Haleluya. Petero ngo ariyakira avuga ati n'ubundi byararangiye, umurimo nakoze narawukoze, n'ubundi nta wantabaraye kuba baramwishe mbireba, n'abandi barabishe mbireba, abakantakiye nibo bavugije induru, n'ubundi reka nipfire. Ngo ariyakira ariko ya Mana itajya yibagirwa isezerano, ya Mana irindi jambo yavuze ibihe n'ibihe, ya Mana ikurikira
isezerano ijambo ryayo mpaka risohoye. Mwiragenda yirukanka ijya mu ijuru, yibuka ko Petero wari isezerano yigize imuvugaho, yari yaramuvuze isezerano rikomeye. Mbibutse bari mu butayu barimo basenga n'abigishwa, bigize ngo Satani ngo abagenderera bamwe ngo babasha gukora ibibi. Yesu ngo arabimenye, aravuga ati reka mbabwire, Satani yabasabye kubashungura nk'uko umuntu ashungura umurama. Aravuga ati ariko wowe Petero nagusabiye kugira ngo ukomere, kandi numara gukomera ukomeze n'abandi. Irangije nimubwira amagambo akomeye, iramubwira ati kandi kuri wowe niho nubatse itorero. Iravuga ati kandi itorero nubatse nubwo amarembo y'ikuzimu yazikuka, itorero naryo itorero ntabwo azarishobora. Nimaze kumubwira amagambo, yasamaze kumubwira amagambo, Petero ngakubita umufuka vuga ngo aringende. Akagenda avuga ati hari icyo wambwiye Mana, hari icyo wambwiye Mana. Noneho Herode yibesha kuri uyu muntu Imana yavuzeho bari mu butayu. Hari abantu Imana yavuzeho aho mwari muri hose, tuvuge ngo hareruye kuko Imana izanye ubundi butabazi. Mbibutse ko imvugo y'Imana ihwanye n'ibikorwa by'Imana. Muranyumva? Imana ivuga ni nayo ikora. Ibikorwa byayo bingana n'uko ivuze. Ubundi Imana yivuze uti biba yarakoze. Ariko haleluya. Hari umuntu w'ikiza ubuhamya ngo muri jenoside yajyaga asenga mbere, Imana ikamubwira ati nzakurinda. Ikamubwira ngo agiye kuba ibintu bikomeye cyane, ariko wowe kubera ko wantumye ukangira umugisha, nzakurinda ntacyo uzaba. Hanyuma ngo bica abantu bose ngo abarebe, bigera ubwo ngo nawe aragenda ngo ayihisha hagati mu ntumbi z'abantu. Bakina kwisha mu ntumbi z'abantu, ubwo ngo abantu baraza, indiramwe zikagera zikanagira kuri ya mirambo bigeze ngo biramubona. Bamubonye baramubwira ati kumbi wa muntu ni muzima. Bamukuyemo arababwira ati rero nimumbabarire mbanza senge byiweho gatoya kuko njye ari umunyamasengesho. Nimara gusenga Imana mujye mwanyica. Ati nta kibazo ngo wasenge iyo Mana, kandi ugire vuba byiza tuguhaye iminota nk'ibiri cyangwa umunota umwe. Ngo aravuga ngo mbakubwire wa Mana tuganire, wambwiye kuzaninda, wambwiye ko ibizaza byose uzaninda. None reba nkubagiye kunyica ushinze amashiga ho mu ijuru, uze ntiwanyishure. Ubu niwica ngo ushinze amashiga, ubu ntibanyishe kuki wambeshye? Rero ngo abantu barareba baravuga ati ko subundi ntabwo ari umuntu. Ninde watubwiye kwica umusazi? Uyu ni umusazi, ubundi nta muntu muzima ujya mu ntumbi, uyu ni umusazi. Ati kuko niyo waba uri umuntu utagira ubwenge wabwira Imana gutyo utanareba. Ati tugenda tureka uno umusazi, ngo baramureka. Narivuga ngo mu nzira Imana ifite ishaka inzira igucishamo, aho yagucisha ntiyakureba, ariko mu nzira z'Imana Imana ice inzira. Ariko haleluya. Bibiri ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo aragenda aramubwira ngo Petero sohoka. Bibiri mu marayika akimara kwinjira ngo inzugi zarikinguye, ngo aragenda ngo aramufata Petero, ngo aragenda ngo aramukangura. Iyo Yesu yaje aragukangura, tuvuga ngo nkanguka. Ngo muri ibyo bitotsi ukanguka umenye ko Yesu yaje. Iyo yaje aragukangura, yagukanguye akubwira ibyo yavuganye nawe. Arakubwira ati cyaje usenga aravuze ko nzakwigirira neza, cyaje ukora icyo wasabye maze ndakubabarira. Wamara gukanguka tuzi ko ari ibyo. Muri ijambo ryo gukanguka ni ukwiha. Marayika akimara kumukangura aramubwira ati ngaho rero ni ukata inkweto zawe. Iyo bavuga inkweto bisobanura ubutumwa bwiza. Petero yageze igihe avuga ati rero ubutumwa navuze hari Imana ntiyabwumvishe, bigira ngo muravuga ngo arabwibagirwa ariturize. Iyo marayika yaje yongera akakubwira ko wari umuvugabutumwa n'ubwo bwose wasinziriye, kugira ngo wongere ubyutse impano yawe, wongere ukomeze ugende urugendo. Ariko haleluya, aramubwira ngo nurangiza ukenyere umwitero. Iyo bavuga umwitero bisobanura umuhamagaro. Hari igihe umuntu yari ko yari umuhanuzi bitewe n'igihe ahagazemo. Wajya uvuga wavuga ngo ri, bakavuga ati cacaka dayimoni. Wajya mu birembo wavuga ati ri, tucacaka waravangiwe turakuzi muri karitsiye winga ugenda usabiriza. Wajya mu kamaro
kubera igihe uhagazemo umuhamagaro ukawibagirwa. Petero ngo yibagirwa umuhamagaro, ahangaha yari asinziriye, ariko marayika ngo akimara kuza, iyo yaje umuntu ahanuraga arahanura. Nari mvuze ngo abantu impano zasinziriye, marayika yaje kugira ngo mwongere zikanguke. Nubwo abantu baba bacecekesheje, Imana yongeye kohereza ijambo. Abatavuga ngo ubutumwa, Imana yongeye kubatuma. Ubwo marayika yaje muri iyo nzu ya gereza yamukuyemo. Ijambo rikomeye aramubwira ngo baramufata ngo mukanda mu mbavu. Tugenga mukanda he? Ubundi umuntu bajya kumufunga, murabizi abasirikare iyo bajya kumufunga cyangwa abapolisi bagenda mukubita mutera bino bizira ngo tubambare bote cyangwa se boti, kandi ahantu batera n'ahantu hatuma utaza kwinyagamba ngo warushe imbaraga. Uyu Petero ajya gufungwa bari baramuteye botine mu mbavu yaravunaguritse. Hari ibintu byagiye bikuvuna, marayika kugira ngo agukure muri ubwo buzima azabanza gukande. Hari inzara yakugezeho uravunika, amagambo yarakuvunnye, iyo yaje gukanda mu mbavu ntabwo aza bapfa kugufata gutyo gusa. Vuga ngo dukandakande. Iyo yaje aragukanda akavuga ati bakuvuze menshi batari ko humura. Vuga ngo nkandakande. Ndashaka twese duhaguruke, twese duhagaze, ndashaka ko dusenga. Gira gutya ngo marayika nkande muri iki kimenyetso bwo ngo marayika nkande ahantu hakomeretse hose muri iyo gereza wari urimo y'agahinda. Marayika nagukande ibikomere wagize by'ibibyimba by'ibitutsi, marayika niwe wagera gukandaka. Abantu bakwibeshaho, aho bagutereranye, aho wakomeretse, aho wasende ntusubizwe. Vuga ngo marayika arabibona, baramufata ngo aramukanda, arangira avuga ati ngwino ntumurikire. Vuga ngo aramukurikira, agenda ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe ndetse Imana yambwiye ngishaka kubohora abantu. Izo mwitinyatsi mwafashe inzugi zitwa amafaranga zikagenda zicagagurika, inzugi zikicinga, bigeze ngo winjire biranga. Ariko Imana yambwiye ngo izo nzugi zigiye kwicingura kuko marayika yaje. Ngo baca ku rugi rwa mbere rw'icuma, icyo bita kubona akazi utarize. Vuga ngo haleluya. Baca ku rugi rwa mbere rw'icuma, bakambye mabwiye ngo mugiye kubona akazi n'ubwo mutize. Nubwo baraga ko nta hantu wakwigira kwa ngo nta mashuri nawe afite barayiruhana, ariko abasenze Imana bajya basubizwa bati Imana ntigire ku mashuri, ntigire uburanga, ntigire aho umuntu avuka, ntigire kumeze, ntigire ahantu tuye. Ni Imana niyo yaje kuri imirimo n'ibitangaza, nta n'umuntu yaje kubaza. Bibiliya ivuga ngo urikingura, baragenda basaba akazi barakabona. Abana ati yagiye mu bapfumu, abana ati yararabuje, abana ati amahirwe y'akwego twasenganye kubera nyakwipfira amahirwe yavanye. Marayika yari yakinguye urugi rw'icuma, ngo baragende ngo babarinzi bari babarinze ngo barasinzira. Nari mvuze ngo ibyo byari bibarinze abadayimoni babaterage mu bicuku bya nijoro. Uyu mwanya ntibasinzire mu izina rya Yesu. Baca no ku rwa kabiri, waradepoje mu biranga, wajya usaba akazi bagusubizayo, ngo wajya utegereza ngo wabuze n'ubwenge bwo gutekereza, ngo bazaguteza ibisazi. Narwo ngo rurikingura rwa kabiri.
vuga ngo ruri ikintu. Imana yambwiye ngo igiye kubafungurira ikintu cyitwa imigisha yo kubona amafaranga. Amen. Murabyize muvuga ngo haleluya. Imana yambwiye ngo igiye kugomorora imigisha. Inzugi zari zarikinze z'ubushomeri bwora mu bushomeri. Imana yatanze ikintu cyitwa amafaranga. Ababyize muvuga ngo amen. Nabonye hari abantu Imana yubatse kandi bakabubakitse rwose. Urabyumva? Imana yambwiye wowe mama, uyu musito, Imana yambwiye ngo igiye kukubaka. Kandi Imana yanyutse. Imana yambwiye ngo igiye kugusana. Imana yambwiye ngo ibikomere byose wagize. Kandi yambwiye ngo ikirukanye abadayimoni b'amagambo baje ku buzima bwawe kandi benshi. Nagiye kubona abantu b'abasaza bari kunywera itabi hose mu mbavu inyuma ndetse n'imbere. Imana irambwiye ngo ni amagambo abadayimoni bateje abantu kugira ngo bakuvuge kugira ngo uzongere gusenga ntabwo nkuzi, ariko Imana niko yambwiye. Imana yambwiye ngo ije kukomora kandi uzamenya ko ari Imana wasenze muri urusengero. Tera haleluya. Imana yambwiye ngo ikurinze kujya mu bitaro ukamaramo amezi 6. Imana yambwiye ngo igiye kukurinda mu bigiye kurinda. Imana yiguha ubuzima buzima uzamenya ko ari Imana yavuganye nawe. Kandi Imana yambwiye ngo ni Imana yicaye ku ntebe yo kubabarira. Yambwiye ngo nta cyaha wakora itakubabarira. Yambwiye ngo igiye kukugarukaho rwose kandi ije kubana nawe mu bihe byose uzamenya ko ari Imana yavuganiye aha ngaha nawe. Ariko haleluya.